turakwitabye karamenya gasani kuko uduhamagara ngaha kugira ngo tugirire neza ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, igiye kutugira neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe tariki 19 Kamena 2023. Isomo rya mbere ni ryo mu kabiri Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 6 umurongo wa mbere kugeza kwa 10. Bavandimwe, ubwo turabafasha b'Imana turabashishikariza kudapfusha ubusa ubuntu bwayo, kuko ubwayo yivugira iti mu gihe gikwiye numvise isengesho ryawe, no ku munsi w'uburokorwa ndagutabaye. Ngiki rero koko igihe gikwiye, nguyu ko ku munsi w'uburokorwe. Ndaho rero dushaka guhungabanya kugira ngo ubutumwa bwacu butagira amakemwa, ahubwo twihatira kugaragaza muri byose ko turi abagaragu b'Imana, turihangana bihagije, ari mu magorwa, mu mage no mu ishavu, ari mu ikubitwa, mu buroko no mu bidugararo, ari mu munaniro, mu kutagoheka no mu isonza. Tukitabaza ubuziranenge n'ubuhanga, ubwiyumanganye n'ubugwaneza muri Roho Mutagatifu. Dukoresha urukundo rutaryarya, ijambo ry'ukuri n'ububasha bw'Imana. Turwanisha intwaro z'ubutungane zo mu kuboko kw'iburyo n'ibumoso. Rimwe turubahwa, ubundi tugasuzugurwa. Baradusebya, ubundi bakadushimagiza. Batwita ababeshyi kandi tuvugisha ukuri. Dusa n'intamenyekana kandi tuzwi neza. Dufatwa nk'indembe kandi turi bazima. Baraduhana ariko ntibageze aho kutwica. Turashavuzwa nyamara duhora twishimye. Turabakene nyamara dukungahaza benshi. Batugize abinazi kandi aritwe dutunze byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe. Ni muririmbiro wa ndirimbo nshya kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye, ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutsa ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe, agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo umutwe wa 5 umurongo 38 kugeza kwa 42. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi. Ngewe mbabwiye kudashyamirana n'ubugira nabi, ahubwo nihagira ugukubita urushyi mu musaya w'iburyo, mutegeze n'uwundi. Nihagira ushaka kukuburanya ngo gutwara ikanzu yawe, mwegore n'igishura cyawe. Nihagira uguhatira gutera intambwe 1000, muterane 2,000. Ugusabye umuhe, nushatse kumuguriza ntukamwihunze. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ahangaha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Bityo koko ibyo ukozeho byose bigira umugisha w'Imana. Nanjye raha kuri buri munsi kwifurije umugisha w'Imana, uze guhakura umugisha w'Imana, uze guhakura ineza y'Imana, bityo nawe bigutere kuba mwiza igihe cyose. Reka dutangire ku mwitozo, kuko ubuzima bw'umukristo ari imyitozo, isengesho n'umwitozo. Umunsi umwe mwarimu mu ishuri yahaye abanyeshuri umwitozo ubwo bari kwiga isomo bita la non violence active, ishuri ryo kutagira ubugome, ishuri ryo kuba umuntu mwiza. Nuko mwarimu bahereza umwitozo ngo arababwira ati: umuntu aramutse aguciriyeho wabigenza ute? Nuko abanyeshuri baratangira barasubiza, bamwe bati wareka ingegera ikagenda ityo nubwo yabigusuzuguye bwose. Abandi bati umva rero, nahita nyine bagura nanjye urushyi ubundi bigahwaniramo. Umundi munyeshuri ati aha, ubuse ako gasuzuguro nagakira nte? Nanjye namucira nk'igikombe cy'amacandwe ubundi nanjye ngahita mwumvisha. Undi munyeshuri ati umva, nafata inyundo ngakubita ku isazi. Undi afite nafata ubuhira ubundi nkamwasaguza, bityo ntazongere kunsubira kusuzugura bene ako kageni. Nuko mwarimu uko akomezaga yumva ibitekerezo byabo, ukuntu bagiye gutangira bafata ibyicisho kugira ngo bahuhure nyine uwo baciriyeho. Nuko mwarimu abonye ko bitangiye gukura amahane menshi, maze arababwira ati: reka tugarukire aho ngaho mbahe igisubizo gikwiye, kuko mwese ndi kuva mutangiye kujya kure.
mwaze mwarimu arababwira ati umva rero umuntu naguciraho ikintu cya mbere uzakora ni uguhanagura ya macandwe, ni ugufata kamushwari ugafata umuswara ubundi ugahanagura ya macandwe. Uko uri kugenda uhanagura ya macandwe ni kuri kurushaho kugenda umenya impamvu wa muntu yaguciriyeho, kuko wasanga ashobora kuba yabishakaga, kimwe nuko bishobora kuba byari mugwiririye. Uko rero uzagenda uhanagura buhoro buhoro nibwo uzahita muri wowe amahane agenda agabanuka, bityo kugabanya amahane niko kwa kwihorera kuri we biza kugenda koko bigabanuka, bityo koko hano uza kugera igihe ukavuga uti yanciriyeho, kuba nciriyeho se hari icyo ntwaye, kuba nciriyeho se birambuza kuza kurya, kuba nciriyeho se birambuza gukomeza umurimo, kuba nciriyeho se birahagarika ubuzima bwanjye. Bityo uko ugenda uhanagura amacandwe niko koko bwa burakari bugenda bushira, kandi koko bwabarangiza gushira nibwo uza kubona igisubizo nyacyo wamukorera. Rimwe ushobora kumureka nyine birumvikana, ariko bizarangira koko ubonye igisubizo gikwiye nyuma yo guhanagura amacandwe. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe, nguko natwe Nyagasana dutumiye ahangaha kugira ngo koko duhanagure ya macandwe baduciriyeho. Uko ugenda uyahanagura ni kuri kugenda ukira buhoro buhoro. Naho ubundi niba hakuzana ibyuma, ukazana amashoka, ukazana ibibiriti kugira ngo utwike umuvandimwe wawe uguciriyeho, bizarangira koko ukoze nabi, bizarangira koko umuhuye kandi utaruzi uko byagenze. Uyu munsi natwe amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, agiye gutuganisha muri iryo shuri ubwo tujya kuzirikana ku ngingo iryoshye cyane yitwa uko wakira ubugome, uko wakwibohora ku bugome, wakwipakuramo ubugome. Nawe ndakwifuriza kuza kuva ahangaha kuri buri munsi amahane yashize, uburakari bwashize, umujinya washize, ubugome bwashize. Ngeye rero intego yacu tugiye kureba umuti w'ubugome. Mu isomo rya mbere baraduha umuti w'ubugome. Pawulo mutagatifu arifuza kubwira abanyakorinti kwakira ingabire z'Imana. Kwakira ingabire z'Imana n'igihe bagusebeje, kwakira ingabire z'Imana mu itotezwa, kwakira ingabire z'Imana n'igihe wasebye, kwakira ingabire z'Imana n'igihe uri mu kaga, ibitotezo, inzara, agahinda. Aho hose no gahakirira ingabire z'Imana comme de vrais ministres de Dieu, nk'abagaragu b'Imana nyine. Nta kindi bigusaba iyo umuntu yaguciriye cyangwa yagukoreye amafuti, bigusaba ko umugaragu w'Imana kugira ngo bishobore. Naho ubundi iyo uhinduye umubosi ukihindura umuntu ukomeye cyane, birangira umuntu umwumvishije ukamwumvisha, ariko iyo uri umugaragu w'Imana uhita wumva nyine nta wundi wanakurwanira usibye Imana yonyine. Ngicyo Pawulo mutagatifu atwigisha uyu munsi. Bavandimwe, ubwo turi abafasha b'Imana turabashikaza kudapfusha ubusa ubuntu bwayo. Amen. Ngibyo Imana yaduteguriye ibintu byiza. N'igihe uri mu kaga, igihe uri mu bibazo, igihe haje ubukene, inzara, kwiyumanganya, kurwanisha intwaro z'ubutungane zo mu kuboko kw'iburyo n'ibumoso, kuko Pawulo koko abidushishikarije. Aho koko niho uzatsinda ukagenda mu murongo mwiza w'Imana, kuko n'umubyoza buriya bidushishikarije agira ati uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe. Amen. Imana igaragaza ugutsinda kwayo, igatsinda ikibi, bityo Imana ikaganza inabi ikoresheje neza. Nabyo Yesu Kristo koko ari gutubura mu ivanjiri y'uyu munsi kuganza inabi dukoresheje neza. Hari uwakumviye ivanjiri ya Yesu Kristo akagira ngo Yesu Kristo ari kwifuza ko twaba de naifu, ari kutwigisha la naivote. Umuntu akagukubita ukicecekera, kubidangare, kuba ntibindeba, kutita ku bintu bamwe niko bakeka. Nyamara ntabwo ari cyo Yesu Kristo agambirije. Ahubwo Yesu Kristo agambiriye gutubwira uburyo koko twaba de tolerant, de non violent, abantu koko beza, abantu bacisha make, abantu boroherana, kurwanisha nyine za ntwaro z'ubutungane nka zindi Pawulo tubwiye mu isomo rya mbere. Yesu Kristo arifuza gutuvana mu isezerano rya kera atujyane muri shya, arifuza kudukura ku bishaje atujyane ku bishya. Kubera ko umuntu wese wihorera, umuntu wese ugira ubugome aba ari mu isezerano rya kera, abakiri mu isezerano rya kera. None Yesu Kristo atuzanira irindi tegeko rishya, itegeko rishya kuko rivuguruye, kutihorera, kugenzereza neza umuntu wese watugiriye nabi. No mu isengesho rya Dore mu ijuru tujya tubiririmba, ntiduhema kubivuga, kubabarira bagenzi bacu amakosa yabo nk'uko n'Imana natwe tubabarira. Ngira isomo rikomeye cyane Yesu Kristo ashirifuza kuduha uyu munsi, gufata inabi tukayiganza dukoresheje neza. Naho ubundi nawe uze gukora umwitozo, ese koko turamutse nk'ubu ngubu tukiri nko mu isezerano rya kera, tuvuge igihe Yesu Kristo nk'ubu iyo biza kugera iki gihe Yesu Kristo ataragaruka, twari kubaho dute?
bamwe bari kuba barapfuye, abandi koko bari kuba babaho nk'inyamaswa. Mugenzi wawe aragukubise nawe uramwishyuye, mugenzi wawe agukuyemo ijisho nawe uhise ukuramo irindi, mugenzi wawe aguciye ugutwi nawe uhise uca ukundi, akuyeho umunwa nawe uhise uca umunwa kurya ntibyongere gushoboka, aguciye izuru nawe uhise umuca irindi. Ubu wari kuba uri hehe? Nguko uko byari kurangira, twese twarashize, twarapfuye. Kubera iki? Ubugome bwawe, ubugome bwanjye. Akenshi dukunze no kubangukirwa no kwihorera, kwivuna umuntu wese watugiriye nabi, umuntu waturakaje tugashaka kwihorera vuba na bwangu, tukamwitura inabi, tukamwitura ubugome. Abenshi nicyo kitubangukira, akaba abana muri rya shuri baciraho koko wa mwitozo wo guciranaho, bikaza kurangira koko ariko munobagura kumwica bitabuze. Nawe uze gukora umwitozo ukurikije ubugome ujya ugira. Usanze umugabo wawe ari kumwe n'undi mugore, wamugenzereza ute? Icyo kibazo uze gukibaza. Usanze umuntu yaguhemukiye, yakwibye, wamugenzereza ute? Aha tuze kujya n'ahandi hantu. Usanze umuntu yakwiciye, kuko nicyo kintu gikomeye cyane, aho ngaho we ntuzahita umutsinda aho ngaho, cyangwa se ntabwo uzajya kumwihoreraho, ukajya kumwihoreraho iwabo umuryango wose ukawumara. Twibutse ko iri tegeko mu isezerano rya kera ngo ryari ryemewe kwihorera 70 ukamwihoreraho. Ibi rero bikaza bitwibutsa ko isezerano rya kera mu gihe bihoraga 70, Imana yo koko iratubabarira 70. Za mbabazi z'Imana koko, Imana ikatwihanganira amafuti yacu, amakosa yacu. Ariko se wowe ubura iki kugira ngo uhanganire mugenzi wawe agusitayeho, nawe koko yisigira ute? Umuciye akaboko, umuciye akaguru, ngo kubera ko yagusitayeho. Aha mukristo muvandimwe, ugeze he ufata umuti w'ubugome? Turacyari kumwe muri iri somo ryo gufata umuti w'ubugome. Mugenzi wawe akugurije ikintu, none kimuhombeyeho, aho ngaho ntumwishyuza kabiri. Dutekereza none kuri za banki zacu bita Lambert, de banque Lambert, aho ushobora kuguriza umuntu amafaranga 1000 ngo ku mugoroba ukaza kumugarura 2000. Mukristo muvandimwe, mbega inyungu z'ikirenga ziri aha ngaha. N'ibindi byinshi cyane tujya dukora duto tw'ubugome, de germe de méchanceté, utwo dukeregeshwa, utwo tubori tubugome tuba turi mu mitima yacu, tuba turi mu nzu zacu. Yesu Kristo arifuza ko uyu munsi yaturandura, maze koko uze nawe kugenda mu murongo mwiza koko wabonye umuti w'ubugome. Ngiye gukubarira inkuru, nusange inkuru arayumvise wongere uyumve, kuko biryoha bisubiyemo, bityo koko wasanga ari Yesu Kristo ari gushaka wowe ifitemo utubori tw'ubugome, utubori two kwihorera, maze kugira ngo uyu munsi akubwire ugabanye, akubwire uyu munsi ureke burundu ubugome, bityo koko urebe ukuntu wagabanya ubugome. Iyi nkuru mbere yo kuyikubwira ndabizeraza gukubabaza, ndetse hano ubwo biza kugera igihe ukarira. Rero ube hafi kugira ngo ushakishe agatambaro ko kwihanagura, kugira ngo nutangira kurira ubanze wihanagure, kugira ngo iyi nkuru yumve neza koko ni wowe nanjye yagenewe, kugira ngo turebe ukuntu koko ubugome ari bubi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore yari mwiza cyane, ngo yari amaze kubyara, noneho ngo yari afite imbwa rwose, imbwa nziza, imbwa imwumvira. Murabizi abantu batunze imbwa koko iyo yagerageje kwirera neza koko, nirinze kuvuga ko imera nk'umuntu ariko ifata imico myiza. Ngo umugore akara afite imbwa nziza koko imwumvira, ngo ku buryo yayisigiraga umwana we akigira mu tundi turimo, akajya kudukora, akagaruka n'ubundi agasanga umwana ntacyo yabaye, yangwa yakomeje kumurinda. Iminsi myinshi igenda ityo, yangwa koko ayisigira umwana, igakomeza kumurebera umwana. Ubwo umugore akajya mu turimo twe, akajya mu bucuruzi, akajya no hirya no hino hose, ubundi ko agakora imirimo ye, yagaruka ko gasanga koko umwana aracyari neza, kubera yangwa koko yari yarayitoje banza imico myiza. Nuko ngo igihe kimwe kiza kugera, wa mugore koko ajya kuza gukora kure, n'ubundi asiga yambwa iri kumurebera wa mwana we. Wa mugore ahindukiye, mwumve inkuru mbi ajya gusanga mu rugo, inkuru koko nawe iza kugutera kurira, inkuru mbi koko iza kugutera amaganya ndetse n'agahinda. Nuko wa mugore atahutse ageze mu rugo nk'uko yari asanzwe abimenyereye, asanga icyumba yari yasizemo umwana kirimo akavuyo, imyenda itereye hirya indi hino, ku buryo noneho ubabaje cyane. Asanga hari udutonyanga tw'amaraso twiparitse mu muryango, amaraso yamenetse. Nuko wa mugore n'agahinda kenshi arebye ahantu yasize wa mwana, aramubura. Amaze kumubura ahita ahura na yambwa, nayo ifite amaraso yuzuye amaraso, ndetse arebye no ku munwa wayo ibonera ikuzunguza, ngaho ivuye nyine gukora akazi ko kurya wa mwana. Ngaho nawe tekereza uri uyu mubyeyi
wari wasize narinjye kuvuga imbwa ku rugo, imbwa n'ubwo bwayo ngo ikurindire umwana, none koko ugiye kureba usanze koko yaguhekuye, wayigenzereza ute? Iyi ntindi y'imbwa nuko wa mugore kuko areba hirya areba hino, ahita atekereza ko imbwa ivuye kwica umwana we kandi ibona nk'aho koko imaze kumurangiza, imaze kumurya. Nuko wa mugore n'agahinda kenshi agira agahinda gakomeye cyane, uburyo koko iyo mbwa yayizeraga none ko ikayimukora ibintu bisharira nk'ibyo ngibyo. Wa mugore nta kindi yakoze ngo yahise afata ubuhiri, urumva naho koko umuntu akuririye umwana ahita yica yambwa. Yambwa barayishe birarangira. Wa mugore amaze kwica yambwa akomeza kugenda atekereza koko ubugome bw'iyo mbwa uburyo imbwa imuhemukiye bene ako kageni, amaze kuyikubita ubuhiri. Nuko aragenda aravuga ati uko biri kose reka nkomeze nshakishe ndebe byibuze niba hari uduce tw'umwana wanjye nabona iyi nteterwa yasigaje, ubundi njye kudushyingura mu cyubahiro. Ngo mu gihe wa mugore amaze kwica yambwa agiye kujya kureba niba atabona utumanyu cyangwa udusate cyangwa benda nk'utugufa tw'umwana we, ubundi ko agiye kudushyingura mu cyubahiro. Wa mugore aratungurwa ageze mu cyumba asanga umwana we arahari ari muzima, yoroshe utwenda ameze neza. Wa mugore yibaza ibibaye, nuko ngo arebye munsi y'uburiri ngo abona hari utumanyu tw'inzoka yatanyagujwe. Bishoboke ko yambwa nyine yambwa yari iri kurwana na ya nzoka yari yibasiye wa mwana, ya nzoka ashaka kuruma wa mwana. Nuko rero yambwa koko irwana na ya nzoka kugeza ubwo nyine yivushije amaraso igira ngo irwane kuri wa mwana. Birumvikana nyine iyi mbwa yaje kwica ya nzoka nyine hatitaza kuruma wa mwana. Bakristo bavandimwe, ngaho nawe tekereza uyu mugore umaze kubona umwana we ari muzima, amaze kwicana yambwa ye kuko imbwa yayindi koko yarwanye kuri wa mwana ngo ntatse. Yambwa koko yajyaga asigira wa mwana none arayishe kandi asanze wa mwana ari muzima. Yambwa yakomeje kurindira wa umutekano wa mwana, yakomeje kumucungira umutekano. Ibaze uri uyu mubyeyi uburyo aho uzakwiza agahinda, aho uzakwiza ikimwaro n'iki cy'imisara 25. Babyeyi murumva aka gahinda ni imibabaro. Uyu mubyeyi azasiga he uyu mwana? Azongera musigire nde? Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko uko twebwe abantu akenshi kubera ubugome twifitemo, iyo twumvise inkuru watuvuze nabi akenshi duhita natwe tubangurana n'ijye kuvuga ijambo ribi tukamuruhaho ijambo ryo kumwica. Nguko bwa bugome bwacu. Akenshi iyo twumvise inkuru duhita dutangira koko kwifora kugira ngo koko tuze gupfobya wa muntu, tumutsindagire tumwice, tukamwicisha amagambo, tukamwicisha ibikorwa n'izindi ntwaro nyinshi cyane twazana, ayo mahiri n'ibindi byinshi cyane. Kubera iki? Tubuze kwihangana koko ni Paulo mutagatifu atubwiye mu isomo rya mbere. Ntago tubanje gushishoza ngo tumenye amakuru uko ameze. Twabonye amakuru y'ibice, twatumanyure kavuge, twadutonyanga tw'amaraso, ariko ntituramenya uko byagenze. Dutangiye turira dutazi wapfuye. Bikaza kurangira koko turi kugirira abagenzi bacu nabi, babandi badukoreye neza, turi kugirira babantu batugiriye neza, akariho ko turi kwihoreraho. Kandi w'icyacu bari kuturwanirira, nibo bari batubereye muri dosiye. Twebwe icyacu koko tugahita tugera dute, tugahita tubica, tugahita tubakorera nabi, tugahita tubagirira nabi. Nkuko bizarangira koko yangwa yakurindira urugo uyishe kandi koko yarakurwaniriye ishyaka. Bakristo bavandimwe, nawe uze gutekereza ibikorwa byinshi ujya ukora habuzemo kwihangana, ukarambirwa, ukarakara, ukagira umujinya, ukagira ubugome. Ubwo bugome bwawe koko ukaza kurangira wihekuye, ubugome bukaza kurangira koko wisha abandi, ushobora kubicisha amagambo cyangwa koko n'izindi ntwaro za nyakibi, ukabura intwaro z'ubutungane. Ngo rero umuti, nta wundi muti w'ubugome usibye koroherana. Nusanga umuvandimwe yakoze nabi, nawe ujye wishakamo ishyaka ryo kubanza kumworohera mbere ya byose. Ushobora kuba udafite amakuru, nuzavonda limite. Dufite amakuru acagase kubera ko nyine turi ibiremwa, hari aho ubwenge bwacu budashyika. Niyo mpamvu ibyo utabona neza imbere ujye ubanza ushishoze umenye aho biza kugana. Ngo kuko Bakristo bavandimwe, abantu benshi twigiramo ubugome ariko ukaza kwibagirwa ineza undi yakugiriye. Ineza gutanga imbere, naho inabi iragukurikirana. Nyagasana akomeza kudufasha uyu munsi, buri wese ubugome afitemo yikamuremo ubugome wose afite, yipakuremo inabi yose afite, yipakuremo umujinya afite, yipakuremo kwihorera afite, la vengeance, maze koko agendere mu nzira nziza, abo umuntu mwiza. Imbere y'ibikorwa n'ubona ibikorwa bibi imbere yawe, ntugahite wihutira gukora igikorwa kibi, ntugahutireho.
nabyo banavuga bati dans la colère il ne faut pas agir, ngo igihe urakaye, igihe ufite umujinya, jya utegereza gatoya, ntugahite ugira urukiko rwo gukora, ejo n'ejo bundi utazihekura, ejo n'ejo bundi utazisanga koko hari bitagifite igaruriro, wihemukiye, wihekuye, wikozeho. Ngo rero umuti uyu munsi buri wese agomba gufata, ugomba kunywa umuti w'ubugome, umuti wo kwihorera, maze koko ufata umuti bita la tolérance, koroherana. Nguko umuganga yandikiye umurwayi imiti, nanjye rero njye kugusaba uyu muti ujye ufata 3 ku munsi. Mu gitondo koroherana, saa kurya navugaga saa sita koroherana, nijoro koroherana, uze kubyuka koko woroshye, ukora imirimo yawe koko woroheye mugenzi wawe. Buri munsi koroherana, buri munsi koroherana, buri munsi koroherana. Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu ninde warokoka? Ariko erezoma Nyagasani usanga mwibona imbabazi, na niyo mpamvu natwe tukiriho ku mpuhwe zawe. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko na Silasi wa Diyosezi ya Cyangugu. Amen.